reka amazi y'ubugingo anembemo, reka mwuka wera bari buganza mu bingora bikambusa amahoro, imitwaro yanjye ndayigukoreye, reka amazi y'ubugingo anembemo, reka mwuka wera bari buganza mu bingora bikambusa amahoro, imitwaro yanjye ndayigukoreye. Utagushima ninde? Utagushima nuwahe? Utagushima yafahe? Utagushima ninde? Utagushima nuwahe? Utagushima yafahe Yesu we? Utagushima ninde? Utagushima nuwahe? Utagushima yafahe? Mbere yawe Mana niho mbonera amahoro, ibyari imisozi ubindura amataba, nkagubwa neza nkaguhimbaza mukiza. Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro, imbere yawe Mana abarwayi barakira, imbere yawe Mana ibisubizo biraboneka, ibyari imisozi uhindura amataba, nkagubwa neza nkaguhimbaza mukiza. Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro. Mana nziza, Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, Imana yacu bwite, Imana ishoboye, Imana idahinduka, Data wa twese mwiza, Imana idukunda, Imana itwitayeho cyane, Data wa twese mwiza, rubasha rwa burundu, wotajya utetereza abakwiringiye, wotajya utetereza abakwisunze. Uri Imana, uri Imana, uri umubyeyi, ni wowe ujya useruka aho bikomeye, ni wowe ujya useruka aho byanze, ni wowe nta wundi mukunzi mwiza, nta wundi Mana yacu, nta wundi usibye wowe. Aya masaha meza turagushimye kandi turaguhimbaje, tuguhimbarije kuri Imana ibanye natwe, tuguhimbarije kuri Imana iturengeye cyane, tuguhimbarije kuri Imana itubereye maso. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ubaye ku bugingo bwacu, ubaye ku buzima bwacu. Uwiteka, dore tugeze kuri uyu mugoroba, umugoroba mwiza wihumure, umucyo uragiye, hinjiye umwijima, ariko turabizi ko hose uhari. Mu izina rya Yesu Kristo, natwe rero tuje imbere yawe, ubwoko wirongeye mu maraso ya Yesu, tuje imbere yawe Data wa twese, tuzanywe no kugushima no kuguhimbaza, twongeye kuza kugushyira hejuru, twongeye kuza kuzamura ibendera ry'ubutsinzi, tuzanye amashimwe tukubwira kuri Imana abanye natwe, tukubwira kuri Imana yaturinze, tukubwira kuri Imana yaturwaniriye, tukubwira kuri Imana yadutsindishirije. Haleluya, haleluya, haleluya. Nuganze mutanga bugingo we, nuganze Uwiteka Imana, nuganze Mana nkuru, nuganze Mana kwiringirwa, wowe watubereye maso, wowe waturinze Mwami, mu ngendo zitandukanye twakoze, mu mirimo twiriwemo, watubereye Imana turabibona,
tutazi. Nuhimbazwe mutangabugingo, nuhimbazwe Uwiteka Imana. Aya masaha tugushyize hejuru. Erega nta wundi wasa nawe, erega nta wundi uhwanye nawe. Yesu Kristo mwana w'Imana, nta wundi uhwanye nawe, nta wundi uhwanye nawe. Mu bakomeye nawe, mu boroheje nawe, mu bayobozi nawe, uri byose muri bose. Hahirirwa abakwiringiye nk'Imana ya Yakobo, abo ngabo uzabarengera mu byago no mu makuba. Ni ukuri turi abagabo bo kubihamya. Tujya tukubona uri Imana itabara, tujya tukubona uri Imana irengera, tujya tukubona uri Imana itanga ubuzima, tujya tukubona uri Imana ihembura. Haleluya, haleluya. Aya masaha nushyirwa hejuru, aya masaha nuganze muri aya materaniro y'abera. Duhamagaye Imana Data, duhamagaye Imana Mwana, duhamagaye Umwuka Wera, kugira ngo bigaragare muri aya materaniro mu izina rya Yesu. Mpagaritse imbaraga z'umwijima. Topere vodesta segrere taya sirebo ene kuamando Taya sikamando yasire toperere vodesta segrere mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tunanije gukora k'umwanzi, tunanije gukora kw'abadayimoni. Imigambi y'umwanzi niburizwemo, imigambi y'abazimu n'abazimukazi niburizwemo. Imyuka yo mu kirere turayihagaritse, mbaraga z'umedi n'ubuperesi turabihagaritse mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Aya masaha turatatanije, aya masaha tuburijemo. Ibitavuga Imana n'ibihunge, imirimo ya Satani n'ihunge, mbaraga z'abarazi n'izihunge, mbaraga z'ibiturwanya n'izihunge mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndamanura umuriro w'Imana, ndamanura umuriro w'Imana gutwika no gukongora mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'umwijima, imbaraga z'umwijima n'izihunge rwose, mbaraga z'abadayimoni n'izihunge rwose, mbaraga z'ibyikura n'ibyigeza n'izihunge rwose mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ibitavuga Imana byose nibihunge, ibitavuga Imana byose bihunge, ibiyivuga nabi nibihunge. Twebwe abo yagiriye neza turaje kuyivuga, twebwe abo yatabaye turaje kuyivuga, twebwe abo yahaye ubuzima turahari kuyivuga. Haleluya, haleluya. Twebwe yamitse turahari kuyivuga, twebwe yagaburiye turahari kuyivuga. Imana yacu nishimwe. Twarayibonye abakomeye batari bari, twarayibonye ababyeyi bacu batabonetse, twarayibonye inshuti zacu zitabonetse. Haleluya, twasanze ari umubyeyi mwiza. Mana yacu niyamamare. Twasanze ariyo nshuti itagira kuboneka mu byago no mu makuba. Twasanze ari umubyeyi mwiza, twasanze ari byose muri bose, twasanze nta wundi wasa nawe. Imana yacu niganze. Turakuraritse muri aya materaniro, Mana ukuzubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Mu kanya keza ko gusenga, mu kanya keza ko kuganira nawe, turakuraritse kugira ngo uzumve kuniha kwa mwana w'umuntu, uzumve gusenga kwa buri muntu wese. Waravuze ngo muze mwenyine twihererane, musanga ahantu hatari abantu. Natwe twaje Mesiya, natwe twaje Mwami w'abami, twazanye n'ibyacu byose mu izina rya Yesu. Reka uturebeshe amaso y'imbabazi rero. Imbabazi zawe zururuke, imbabazi zawe zigaragare. Imbabazi z'Imana ziboneke ku mubyeyi, imbabazi z'Imana ziboneke ku mugabo, imbabazi z'Imana ziboneke ku musore n'umukobwa mu izina rya Yesu Kristo. Tugirirwe neza nawe, tugirirwe neza nawe. Izi mbabazi mvajuru ziboneke, uturebere mu maraso Yesu amene ku musaraba Golgotha. Haleluya. Kubera ko amaraso n'amazi byo mu rubavu rwa Kristo
Kristo, ibyo bijya bibasha kudukiza uburyo bwose. Natwe rero turasenza aya masaha, yewe Uwiteka Imana, kugira ngo izi mbabazi zawe ziboneke ku basambanyi, izi mbabazi zawe ziboneke ku basinzi, izi mbabazi zawe ziboneke ku bantu bakunda kubeshya bakabikora, izi mbabazi zawe ziboneke ku ndyarya, izi mbabazi zawe zimanuke zitwikira ibyaha byose mu izina rya Yesu. Impapuro Satani yari ari kuregesha ubwoko bwawe, izo turazishwanyaguje kubw'amaraso ya Yesu. Haleluya, haleluya. Tegeka rero uganze hagati muri twebwe, ukorane natwe bundi bushyashya. Uyu munsi w'umunsi udasanzwe, uwo munsi w'ihumure, uwo munsi wo gukomera, uwo munsi w'imbaraga. Mana twongere tukubone, Mana nyemera twongere tukubone, nyemera abakobwa n'abahungu bongere bakubone, nyemera ubwoko nyamaraso ya Yesu bwongere bukubone mu izina rya Yesu Kristo. Wongere utanga imbaraga zidasanzwe, ho benshi basubira inyuma, abariho guhagurukirizwa, ho benshi babivuriyemo, abari umunsi wo gukorana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Yewe mwami wanjye, Mana yanjye, ndakwinginze cyane uyu mugoroba Uwiteka ukora imbaraga ku bwoko bwawe. Ndakwingize Mesiya, uyu mugoroba wigaragaze. Ndakwingize Mesiya, uyu mugoroba ngo witamurure. Yesu Kristo mwana w'Imana, Imana yacu nkuru, Imana yo kwiringirwa, Mana duhamagara ikatwitaba. Uyu mugoroba ndakwingize, abarwayi bakire, abazana ibibazo bitandukanye bisubizwa nawe mu izina rya Yesu. Niwemere ko umuntu ataha uko yaje, ahubwo agirwe neza nawe Mana. Urakoze Yesu, urakoze mujyanama muzima, urakoze Mana y'amahoro, urakoze Mana yo kwiringirwa, urakoze nshuti yacu ya bugufi, urakoze kubera ko witwa Imana yacu. Ibyo biraduhagije. Izina ryawe nirigyaze, izina ryawe niryamamare, kubera ko witwa ndo kandi uzahoraho ibihe byose. Urakoze, ndagushimiye mutanga bugingo, ni mu izina ryera rya Yesu senze niseye. Nimba hari umuntu uri kunyumva nazamure haleluya. Haleluya. Nimba Imana yabaye Imana mu ruhande rwawe, nimba Imana yakurinze ikakurengera, nimba ubona hari ibintu byari bikwasamiye ariko Imana igahagarana nawe, n'abari uzamurire haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana niganze mu izina rya Yesu Kristo. Iba yadukijije intambara za Satani, iba yaturwaniriye rwose tukabibona, iba yabaye mu ruhande rwacu tukabibona. Imana yacu nishimwe. Niyo mpamvu natwaye amasaha tuje kuyikurira ubwatsi, tuje kuyishimira imirimo n'ibitangaza. Kandi reka ngubwire ngo uyu mugoroba ntusanzwe, wowe uzana umutima wo kwizera gusa, uzamura umutima wizera, wumva ko Imana waje imbere itandukanye, kandi wumva ko amasengesho uje gusenga uyu munsi atandukanye nayo wasenze ejo. Imana ishimwe, kubera ko buri munsi ugira n'ibyawo, nta munsi usa n'undi nshuti yanjye. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Uyu mugoroba ndumva nshaka ko ari abantu dusengana Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana iguha umugisha, Imana ishimwe. Tugiye gusengera mu ijambo ry'Imana, numva umwuka w'Imana yanyoboyemo. Imana ishimwe, kandi turarisengeramo. Ndabizi neza ko ari abantu bari buhoke, ndabizi neza ko ari abantu bari buze kwakira ibyabo, ndabizi neza ko ari abantu baza kuva ku rwego rumwe bakajya mu rundi. Ndabizi neza ko aho Satani yakuboheye Imana igiye kubohora ikakwinjiza mu topere
revode stasegre ikakwinjiza mu mwanya wawe Imana yakugeneye. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Kandi njyewe natangiye gufashwa. Imana ishimwe cyane kandi haleluya. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Hari ijambo ry'Imana tugiye gusengeramo, ngiye kurisoma hanyuma dusenge. Imana ishimwe. Ni Luka ibice 19. Haleluya, dusimbuke muri Bibiliya zacu. Luka ibice 19. Murongo turahera kuri 29. Cyakora mbabajwe n'abakererewe, ariko Imana ishimwe ku bwabo abazindutse. Imana ihabwa icyubahiro. Nibyo koko. Haleluya, haleluya. Reka dusome mu izina rya Yesu. Murongo wa 29 haravuze ngo ageze bugufi bw'i Betifagi ni Betaniya ku musozi witwa Elayono, atuma babiri bo mu bigishwa bati, mujya mu kirorero kiri imbere yanyu, nimwijiremo, muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze guheka umuntu, nuko mukiziture mukizane. Kandi nihagira umuntu ubabaza ati, murakiziturira iki? Mumubwire mutya muti, databuja niwe ugize gute, niwe ugishaka. Turasubiramo mu izina rya Yesu. 29 haravuze ngo bageze bugufi bw'i Betifagi ni Betaniya ku musozi witwa Elayono, atuma babiri bo mu bigishwa bati, mujya mu kirorero kiri imbere yanyu, nimwijiramo, muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze guheka umuntu, nuko mukiziture mukizane. Kandi nihagira umuntu ubabaza ati, murakiziturira iki? Mumubwire mutya muti, databuja niwe ugishaka. Imana yacu nishyirwe hejuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Bibiri ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Uyu nta wundi ni Yesu. Haleluya. Yesu ngo yarageze i Betifagi kandi yendaga kugera i Yerusalemu, yari yerekeye i Yerusalemu. Kandi byari byarahanuwe ko Yesu azagera i Yerusalemu ahetswe n'icyana cy'indogobe. Ariko biratangaje ko mu mudugudu yari yarashyikiyemo cyangwa yari yarabayemo, iki cyana cy'indogobe cyari kitarahura na Yesu. Kandi Yesu yari ari kuri misiyo ko agomba kuzagenda kuri iki cyana cy'indogobe. Iyi ndogobe nayo yari yavukiye kuzaheka. Haleluya, haleluya. Ariko noneho ndashaka ko ngera ku ijambo ngendere kuvuga kugira ngo turisengeremo. Iri ndizanya kugira ngo turisengeremo. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Yesu yitegereza aho yari ari, asanga icyana cy'indogobe nacyo, ngo ariko ageze i Betifagi asanga kiziritse ahantu bari barakizirikiye. Ntabwo cyari cyemerewe kuhava, ntabwo kinyeganyezaga. Imana ishimwe cyane. Nta n'umuntu wari uhari kugira ngo akiziture, byibuze ngo kiva aho ngaho kirenga aho kijya ahandi. Yego, Imana ishimwe cyane. Iki cyana cy'indogobe, reka nkubwire ngo cyarikirizaga aho ngaho. Ntabwo kubera ko cyari kiziritse, ntabwo cyari kurenga aho ngaho, naho hafi. Nshatse kuvuga iki? Haleluya. Ndashaka kuvugana n'umuntu umaze igihe ari ahantu bamuzirikiye. Hari ijambo ryavuzwe ku buzima bwawe, ariko hari ahantu bakuzirikiye. Hari icyo Imana yavuganye nawe, ariko hari ahantu
ahantu uzirikiye hatuma udashyikira, hatuma utakira. Reka nkubwire ngo iyo uziritse rimwe na rimwe ntushobora no kwakira. Iyo uziritse hari ibyiza biri imbere yawe urebesha amaso ariko utabasha kubikoraho. Iyo uziritse nyine ugendagenda aho ngaho hafi, ntabwo wemerewe kuva mu mudugudu umwe ngo ujye mu wundi. Haleluya! Hari abantu bari kunyumva, mbese hari abantu turi kuvugana nabo. Imana ishimwe cyane. Iki cyana cy'indogobe bari barakizirikiye ahantu hamwe, kandi iki cyana cy'indogobe cyari cyarahanuwe. Yesaya yarabivuze. Imana ishimwe cyane. Bimara imyaka magana angahe, ariko reka nkubwire, Imana ishimwe cyane, Yesu ahageze atuma babiri. Haleluya! Uyu mugoroba Imana itume babiri baza kukuzitura ahantu umaze igihe uzirikiye. Hari ahantu wazirikiwe, hari ahantu umaze iminsi uzirikiye, hari ahantu Satani yakuzirikiye. Uragerageza ngo ujye kwakira bikanga, kandi umugisha wawe uhari, ariko kugira ngo uwugeremo birakunanira. Urasiritse ugira ngo ujye kubura umutwe, imishinga urayifite, ariko kugira ngo ujye kuyishyira mu bikorwa bikanga. Uraziritse, warize diplome urazicaranye, ariko uragira ngo ujye kudepoza nk'abandi ukore. Satani yamaze kubaha akazi, ntabwo bikunda. Rimwe na rimwe uranakora, ariko iyo ukora n'intica n'ikize ntabwo uhagije. Uraziritse, urasiritse. Hari ahantu uzirikiye, ariko reka nkubwire ngo nubwo uziritse, hari ijambo ryavuzwe n'umwana w'Imana, hari ijambo ryahanuwe ku buzima bwawe, hari ijambo Data wa twese yavuze ku buzima bwawe. Uyu mugoroba ndashaka ngo ducagagure iki kiziriko cyari kikuboshye mu izina rya Yesu Kristo. Uva ukuntu Yesu yavuze, yaravuze ngo nimugende, atuma babiri. Mana ikuzanire babiri ku buzima bwawe. Uyu mugoroba ngiye guhagarara n'Umwuka Wera, hanyuma tukuzitura ahantu umaze igihe uzirikiye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ngo Yesu atuma babiri, amaze gutuma babiri arabwira ngo nimugende mukiziture. Ngo kandi umuntu uramuka ukikubaza ngo umubwire ko nyiraha hari shebuja ugishaka. Mu izina rya Yesu, nubwo waziritswe n'umurozi ukuroga, reka nkubwire ngo hari Imana Data. Nubwo waziritswe n'ukwanga, reka nkubwire ngo Yesu arahari. Nubwo waziritswe n'uguhiga, reka nkubwire ngo Yesu ari mu ruhande rwawe. Igihe cyageze, igihe cyasohoye kugira ngo Data wa twese akuzitura aha hantu. Igihe cyageze kugira ngo Data wa twese akuzitura aha hantu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umuntu yaziritse niyo bamurambagiza ategereza ko ari buze gushakwa bikanga. Iyo umuntu aziritse niyo bateye ivi bimara imyaka n'imyaniko. Iyo umuntu aziritse asigarana indimi gusa, ugasanga uvuga Ikinyarwanda aramurusha imibereho. Iyo umuntu aziritse hari ibyo adashyikira, ndugu yangu, hari ibyo atashyikira. Iyo umuntu aziritse ujya ku ruhande rw'abakozi, kandi wumva ufite imbaraga n'ubwenge, ariko wagerayo bikanga. Ariko uyu mugoroba mu izina rya Yesu Kristo, hari babiri Imana yohereje ku buzima bwawe. Hari babiri Yesu yohereje kukuzitura aho hantu. Hari babiri Yesu yohereje kugira ngo uhaguruke aho hantu. Hari babiri, hari babiri, hari babiri. Byakira, bino ni ibyawe. Wowe wazindutse, byakira ni ibyawe. Wowe wageze imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Topere vode kuwa mando yasir sasonema yakita topene vode stansegre sharawini gide mora sasonema taya sika mando yasire taya remonema. Imana ishimwe.
Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Data wa twese nagaze, tugiye gusenga Imana. Ubwire Yesu, umwereke ahantu umaze iminsi uzirikiye, umwereke ahantu wari umaze iminsi. Naho ngaho uri ntabwo uhishimiye, naho ngaho uri ntabwo uhashaka. Hari uburyo ubona bitameze neza. Abo mwiganye barakora akazi karyoshye, abo mwashakiye rimwe barabyaye, abo mwubakiye rimwe, abo mwavukiye rimwe, ingo zabo zirakomeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu, aya masaha yoreze babiri, aya masaha babiri baboneke mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hari ijambo Imana yahanuye ku buzima bwawe, hari ijambo Imana yavuze kuri wowe, hari ijambo Imana yavuze ku rugo rwawe, hari ijambo Imana yavuze ku bana bawe, hari ijambo Imana yavuze ku kazi kawe, hari ijambo ryahanuwe. Kandi nasomye ijambo rivuga ngo rirusha iri rirusha ayandi gukomera. Iryavuzwe n'Imana rirusha ayandi magambo yose gukomera. Yesu arababwira ngo ubabaza ngo murakiziturira iki? Ariko mwami Yesu, mwami Yesu, mwami Yesu, mumubwire ngo shebuja niwe ugize gute, niwe ukidutumye. Mwami Yesu, mwami Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nubwo byari byaranze, ariko muri aya materaniro ndahamagara Data wa twese kugira ngo azace uyu mugozi, azace iki kiziriko uko cyaba kiboshye kose mu izina rya Yesu Kristo. Imana nyiri ubushobozi izikire kure mu izina rya Yesu. Winjire Yerusalemu, winjire mu murwa, winjira wateguriwe kuba, winjira wateguriwe kwicara, winjira muri biro yawe, winjira mu kazi kawe, winjira mu rugo rwawe, uyagira urubyaro rwawe mu izina rya Yesu. Haleluya. La wine maya sire toperere vodesta segrere taya sikamando ya sire bone kuwa mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Yanirije iri jambo, sanga aziritse ahantu, sanga ari ahantu abantu babohewe, sanga ari ahantu ugerageza uko ushoboye kose, ubwenge wumva ubufite, ibitekerezo wumva ubifite, ariko bikakunanira neza kwinjira muri destiny yawe. Ariko mu izina rya Yesu ndatangariza umurozi wakuziritse, ndatangariza umupfumu wakuziritse, ndatangariza umuzimu wakuboshye, ndatangariza satani wakuboshye. Fire mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndashaka uyu mugoroba uzamura umutima wo kwizera, ndakwingiza uyu mugoroba uzamura umutima wo kwizera, wumve ko Yesu yahageze. Hano ijambo ry'Imana tubwira ngo yarageze i Betefagi, ariko wumve ko yageze iwawe, wumve ko ari iruhande rwawe, wumve ko yinjiye muri uwo mudugudu utuyemo mu izina rya Yesu Kristo. Zamura umutima wo kwizera. Kwizera ni ukumenya udashidikanya kw'ibyo ubwiwe n'Umwami Imana bizagira gute, bizasohora. Hari umuntu uri kunyuma ngo azamure haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Dayimoni wakuboheye ku burwayi akurekure. Ntabwo ari wowe uzahora uryamye ku gisasiro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ntabwo ari wowe uzahora uhekenywa, ntabwo ari wowe uzahora uribwa, ntabwo ari wowe uzahora urira, ntabwo ari wowe, ntabwo ari wowe mu izina rya Yesu. Hari babiri Imana yohereje uyu mugoroba, hari babiri Imana yohereje ku buzima bwawe, hari babiri yohereje ku rugo rwawe, hari babiri yohereje ku bana bawe, hari babiri yohereje mu kazi kawe. Tugiye gusenga Imana, tugiye kwinginga Imana Data wa twese, tugiye kwinginga Imana nyiribihe, tugiye kwinginga ishobora byose, itajya idutenguha, ijya yumva gutaka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti.
Mana ubwoko bwawe turasenze cyane. Iri jambo ritubwiye ngo iki? Riratubwiye ngo iki cyana cy'indogobe cyari kizirikiye ahantu, ntabwo cyari cyarigeze giheka umuntu n'umwe, kandi koko dusanga indogobe zarahetse abantu, ariko cyo Yesu we bari barakizirikiye ahantu hamwe mu izina rya Yesu Kristo. Mu yandi magambo ntabwo cyakoraga akazi kacyo kagenewe, ariko Uwiteka Imana aya masaha dusanze hari ahantu Satani yazirikiye ubwoko bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo bamagaye imbaraga z'Imana kuza kubohora, mpamagaye imbaraga z'Umwuka Wera kuza kubohora uyu mugoroba. Turacagagura uyu mugozi, uyu mugoroba turacagagura iki kiziriko, icy'abazimu baboshye, icy'abarozi baboshye, topere vodestas katika jina la Yesu, cyabarangi baboshye turagicagaguye mu izina rya Yesu. Barasohokayo, baravayo mu izina rya Yesu. Aho babohewe, aho bazirikiwe mu busiribateri katika jina la Yesu, mu bushomeri katika jina la Yesu, turacagagura uyu mugozi, turacagagura uyu munyururu, turacagagura uyu munyururu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Barasohokayo, baravayo, barinjira mu masezerano ya uyu mugoroba, barinjira ku Imana yavuganye nabo. Ndabahuza n'amasezerano, ndabahuza n'ijambo ry'Imana, ndabahuza n'imikorere y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Aya masaha Mana, hari benshi bashimye barebera amashimwe y'abandi, ariko aya masaha ndabahuza n'amashimwe yabo. Reka ishimwe ryabo Mana rize ritandukanye n'ayandi mashimwe, reka ishimwe ryabo Mana ndariremye y'umugoroba mu izina rya Yesu Kristo. Reka ubakure mu gahuge, reka ubakure aho bamaze iminsi mu izina rya Yesu. Hari amarira Satani barijije, hari ibigeragezo Satani banyujijemo, fire mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Reka ingumba zibyare katika jina la Yesu. Reka abashomeri binjire mu kazi bakore mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uyu mugoroba turasenze, reka wagure bizinesi zabo, reka ubahereze umugisha, reka ibiganza byabo byakire katika jina la Yesu. Reka ukora imirimo n'ibitangaza kubera kuri Imana ishoboye, reka ukora imirimo n'ibitangaza kubera kuri Imana idahinduka, reka ukora imirimo n'ibitangaza kubera kuri Imana idasaza, reka ukora imirimo n'ibitangaza kubera ko witwa kandi uzahoraho mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba niwitamurure, uyu mugoroba niwigaragaze, uyu mugoroba niwigaragaze Mesiya, uyu mugoroba niwigaragaze Mwami w'abami. Uyu mugoroba ndaguhamagaye, uyu muhamagara mpamagaye Imana, uyu mugoroba mpamagaye imbaraga z'Imana, uyu mugoroba Yesu Kristo wa Nazareti. Uyu mugoroba turasenze, reka wagure bizinesi zabo, reka ubahereze umugisha, reka ibiganza byabo byakire katika jina la Yesu. Reka ukora imirimo n'ibitangaza kubera kuri Imana ishoboye, reka ukora imirimo n'ibitangaza kubera kuri Imana idahinduka, reka ukora imirimo n'ibitangaza kubera kuri Imana idasaza, reka ukora imirimo n'ibitangaza kubera ko witwa kandi uzahoraho mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba niwitamurure, uyu mugoroba niwigaragaze, uyu mugoroba niwigaragaze Mesiya, uyu mugoroba niwigaragaze Mwami w'abami. Uyu mugoroba ndaguhamagaye, uyu muhamagara mpamagaye Imana, uyu mugoroba mpamagaye imbaraga z'Imana, uyu mugoroba mpamagaye gukora kw'Imana. Tabara ubwoko bwawe Papa, tabara abana bawe Papa mu izina rya Yesu. Wavuze ko icyo tuzabaha mu isi no mu ijuru kizaba kiboshywe, uvuga ko icyo tuzabohora no mu ijuru kizabohorwa mu izina rya Yesu. Nanjye aya masaha rero hari ibyo nanije ku buzima bwabo, hari ibyo nanije ku buzima bwabo, ibyabatwazaga igitugu, ibyabarwanyaga, ibyabahigaga mu izina rya Yesu. Ukumbitire kure, usenyagure, urimbagure mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Dayimoni ntazongera kubagira uburenganzira ukundi, dayimoni ntazongera kubarwanya ukundi, dayimoni ntazongera kubagiraho ijambo ukundi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Utegeke kandi uganze ku buzima bwabo, uyashe icyubahiro kubera kure
bwite. urakoze turiye nyemere buri muntu wese uri aha hantu yakira ishimwe rituruka iwawe mu izina rya Yesu. urushaho kwigaragaza ko kuri Imana ishoboye byose. urakoze tugukomeye amashyi menshi, tugukomeye amashyi menshi mwami w'abami.